Muraho bene data, Kristo Yesu nashimwe, ni mwene so Ernest ubasuhuza. Iki ni ikiganiro umutsima wa buri munsi. Dushimiye Uwiteka ko tubyutse turi amahoro, tumushimiye ko yaturinze akabana natwe, tukaba dutangiye icyumweru turi bazima. Imana ishimwe. Si imbaraga zacu, si ubwenge bwacu, ahubwo ni imirimo itangaje y'Uwiteka yakoze. Aba yatanze ingabo nyinshi zigapfa ku bwacu, niyo mpamvu dukwiye kumushimira. Muri iki cyumweru tugiye kuganira ku ijambo rikomeye ryitwa guhungira ku Uwiteka. Guhungira ku Uwiteka mu mirimo yawe ya buri munsi, guhungira ku Uwiteka mu bikorwa byawe bya buri munsi, ukamwiragiza akaba ari we umenya imibereho yawe. Nguhaye ikaze mu ijambo ry'Imana, aho tugiye gusoma ijambo ry'Imana muri Zaburi y'118, imirongo yaho ya 8 ndetse n'uwa 9. Guhungira ku Uwiteka kugira umumaro kuruta kwiringira abantu. Guhungira ku Uwiteka kugira umumaro kuruta kwiringira abakomeye. Akira neza ijambo ry'Imana. Nkunda iri jambo cyane ryo guhungira ku Uwiteka, kubera ko iyo twiragije Imana tukayereka ibibazo byacu, isigara ibibazwa. Iyo twiragije Uwiteka tukagendana nawe, asigara amenya imibereho yacu, akaturengera, akadutabara. Nkunda gusoma Bibiliya cyane, nkaryoherwa n'ibitabo 3 biba muri Bibiliya byanditswe na Salomo. Aho yanditse ku gitabo cy'imigani. Igitabo cy'imigani iyo ugisesenguye mu ncamake usanga ari igitabo cyanditswe kivuga ubuzima bwa Salomo na nyina. Ubwo bari bageze kwa Dawidi, nyina ageze kwa Dawidi agasanga burya atari we nkundwakazi ihari, ahubwo agasanga hari abandi bagore benshi. Imigani rero y'imigenurano, inkomoko nyamukuru naho yagiye iva. Mu Kinyarwanda tuzi ko tuvuga ngo n'uhigimye ngo abavuze. Imigani igenda ivuka gutyo, havukamwo inama z'ubwenge ziri mu iki gitabo cy'imigani. Ariko iyo usesenguye ijambo ry'Imana usanga uko Salomo yakuze yaraje kwinjira no mu gice cy'igitabo cy'indirimbo za Salomo. Nyuma y'imigani y'imigenurano, Salomo abaye umwami, abaye umuntu ukomeye, atangiye nawe kugira imitoma, ubuzima. Aha iki gitabo kirashushanya ubuzima noneho bwagenze neza ku muntu. Hanyuma rero mu migani y'imigenurano, mu buzima bwa buri munsi, tubihuje igitabo cy'imigani ndetse n'indirimbo za Salomo, umwana w'umuntu aca mu bihe 3. Bibiri ngiye kubikubwira, igihe cya nyuma turagisorezaho ku gitabo cy'umubwiriza. Iki gitabo cy'imigani, imigenurano, guhigima, kwibaza ku buzima birashushanya ukuntu wabayeho nawe kuva uvutse, ukuntu umuntu ashobora kubaho akaba yabura na Pampex, ukuntu umuntu ashobora kubaho akaba yabura na Kotex. Ibi murabizi kundusha. Kubona amasogisi yo kwambara bikagorana, imibereho ikagorana, ugasanga umuntu ubuzima buramugoye. Hanyuma ugasanga umuntu, hari n'abarwaye amavunja, bagiye barwara inda, ugasanga umuntu abayeho nabi, babyita gusufura. Umuntu agasufura, akababazwa. Hanyuma rero igihe cy'indirimbo ya Salomo cyangwa se igihe cy'imitoma, ni igihe umuntu nawe akuze. Imana igize aho igukura, iguhaye akazi, iguhaye igishoro, iguhaye imibereho, iguhuje n'abakomeye, ugize inshuti, ugatangira kumenya gukorera ifaranga, nawe ugacya, ukamenya kwisiga, ugasa neza, ukagira abasore bagutereta, ukagira nawe se abakobwa utereta n'ibindi bitandukanye, nawe ukagira agaciro. Igitabo cy'umubwiriza rero naho Salomo yaje kwigishwa n'umushunemukazi ubwo yari amuterese, agira ngo nawe ari bumwemere nk'uko yagiye arangaza cyangwa se agakundwa n'abandi bagore imihanda yose, ibihugu byose.
ariko uyu we akamubwira ngo ntabwo njyewe narekeshwa gukunda umwami Yesu no kubana nawe no gushakana na Salomo, ngo ni ukuri umusore mwiza, ngo ni ukuri umugabo mwiza. Aramubwira ngo umukunzi wanjye arakeye, aranyuze, ngo ndabarahiye mwese arabaruta. Bamwe bari kunyumva iyi ndirimbo murayizi, ngo Salomo arangije aricara yibaza ukuntu hariho umuntu ushobora kumwanga, umuntu wicaraga ku ntebe y'izahabu, ibitanda by'izahabu, umuntu w'umukire uhinduranya imyenda buri kanya, ufite abagore barenga 1000 bafite imibavu ihumura neza, abo bafitanye amasezerano nabo batayafitanye. Haboneka umukobwa wamwanga, agenzuye asanga wa mukobwa yanze Salomo kubera ko yamenye Yesu akagira agakiza, urukundo rwa Kristo rukamutwara, akabona atabirekeshwa no kujya guhungabanira mugani wa ya myelayo muri Bibiliya n'ibiti. Amavuta ye ngo agiye ku mwami. Salomo arangije iki gitabo cy'umubwiriza mu buzima busanzwe nk'abakristo kiratwigisha kumenya ko iby'isi ari ubusa. Umubwiriza arareba ngo abone iby'isi ari ubusa, ngo aravuga ngo abantu bazangana, bicane, bamarane, bagambanira, ariko nyuma yabyo hari urubanza. Bagambanirane, ariko nyuma yabyo hari urubanza. Ntabwo ari icyo ngicyo gusa, harimo amagambo akomeye avuga ngo ujye wibuka umuremyi wawe mu minsi y'ubuto bwawe, y'ubusore bwawe, iminsi mibi itaraza, ubwo uzaba wumva nta kintu kikunejeje, ntacyo ushoboye, amaso ntakibone, intugu zawe ntizibe zikikorera, amenyo yawe ntaba agikanja, amadirishya ngo ntiyumva, amatwi yawe ntacyo acyumva, imihogo yawe nta jwi rizima igisohora. Bisoza rero ibi bitabo bitatu bya Salomo, igitabo cy'imigani, igitabo cy'indirimbo za Salomo ndetse n'umubwiriza, binyigishije ko mu bihe bitatu tubaho ku isi burya dukwiye guhungira ku Uwiteka tukamwubaha. Ubaha Uwiteka mu busore bwawe, ubaha Uwiteka mu gihe ukibayeho nabi, igihe cyo kubaho nabi kwawe ubaha Uwiteka. Kunda igitabo cy'imigani ukuremo iby'ubwenge byo kugucyamura, bikuzane ku Uwiteka. Ariko kandi mu gihe Uwiteka akugiriye neza uvuye mu bukene cyangwa mu bwana cyangwa mu gihe cy'uburwayi, igihe nawe ubasha kuvuga ijambo abantu bakumva, rikoresha ahubwo wubaha Imana. Igihe nawe uca ahantu abantu bakabona umuntu aratambutse, wari uzi ko hari igihe umuntu aca ahantu abantu bakabona nta muntu utambutse kandi uri umuntu? Koresha ubwo buryo. Iyo smartphone Imana iguhaye yikoresha uvuga Imana neza, iyo computer Imana iguhaye yikoresha uvuga Imana neza, ako gahe ko kuba uhumeka Imana iguhaye gakoresha uvuga Imana neza. Hanyuma igitabo cy'umubwiriza kinyigisha ko mu gihe cy'ubukure bwawe, gusaza kwawe, kuba ka kazi utakigafite, ugomba n'ubundi gukomeza kubaha Imana, ugatangira neza kandi ugasoza neza. Iyi zaburi rero dusomye ngo guhungira ku Uwiteka kugira umumaro kuruta kwiringira abantu. Guhungira ku Uwiteka kandi kugira umumaro kuruta kwiringira abakomeye, ni amagambo atwigisha ko mu buzima bwacu bwa buri munsi dukwiye gushaka Imana tukayikomezaho, kuko muri Yobu 5 guhera mu mirongo y'icumi, 11, 12 haravuga ngo iyi Mana niyo ikora ibikomeye n'ibitangaza bitabarika. Hakavuga ngo ishyira hejuru aboroheje n'ababoroga, ikabaha amahoro, kandi ngo yica imigambi y'incakura kugira ngo zidasohoza imirimo y'intoke zazo. Ni ngombwa rero kwiragiza Uwiteka, ni ngombwa kugendana n'Uwiteka mu buzima bwawe, ni ngombwa kumukunda, kubera ko Uwiteka akumenyera ejo, akakumenyera ahahise n'aha turi, akakumenyera icyerekezo. Ijuru tujyamo n'Uwiteka urifite, ariko na mbere yo kujya mu ijuru Bibiliya avuga ngo abera bo mu isi nizo mfura Uwiteka yishimira bonyine. Ndagira ngo nkubwire ko n'abageze mu ijuru ba Mose, abageze mu ijuru ba Elisa, abageze mu ijuru nabo babiheshejwe nuko bakiranutse bari mu isi. Ba Nowa Imana ikajya ibabona nk'abera bakiri mu isi. Imirimo rero ukorera Uwiteka ukiri mu isi, imyitwarire ugirira imbere y'Uwiteka ukiri mu isi, niyo iguhesha guhabwa wa mugabane tugenerwa mu ijuru. Akira gukizwa, akira gukunda Imana no kuyishaka,
akira kumenya kuyiteretaho agakiza no kuyumvira, ibindi izasigara ibikora. Iki cyumweru rero nkwifurije kuzinjira mu mwuka mwiza wo kubaha Imana no kuyikomezaho, kwiringira abantu amafaranga yabo yashira, yewe n'umubiri ujya ushira. Umubiri iyo utamazwe n'uburwayi, ntumarwe n'ubukene, umubiri iyo utamazwe n'ibyorezo, agisida, ubusaze, gusaza kumaraho umubiri pe. Umuntu iyo ageze mu myaka 80 amatako ashiraho, ayo mataye agashiraho, izo makiyaje abantu barwanira zigashiraho, umuntu akunama agakonjonjoka. Niyo mpamvu kwiringira Uwiteka ari byo bifite umumaro kurusha kwigirira icyizere, nibyo bifite umumaro kurusha kukigirira abandi bantu. Moridekayi muri Bibiliya mu gitabo cya Esiteri yakubera umugabo, aho yiringiye Esiteri azi ngo ni umwamikazi ukomeye ibwami. Kumbe Esiteri yari amaze iminsi 30 atanagera aho umwami ari. Esiteri aramubwira ati ahubwo reka twisengera iminsi 3 twiringire Uwiteka. Guhungira ku Uwiteka rero gufite umumaro kuruta guhungira ku bakomeye, kuruta guhungira ku bantu. Akazi kawe tangira icyumweru karagiza Uwiteka. Pansiyo yawe tangira iki cyumweru yiragiza Uwiteka. Urugo rwawe Imana yaguhaye tangira iki cyumweru ruragiza Uwiteka. Geto yawe niba utarashaka tangira iki cyumweru yiragiza Uwiteka. Inshingano zitandukanye ugira, akazi, imibereho, amasomo, tangira iki cyumweru uragiza Uwiteka dosiye zawe, ubukwe bwawe uri gutegura n'ibindi bitandukanye. Ndifuza kugufasha gusenga niba wifuza kuragiza Uwiteka ubuzima bwawe, ndifuza kugufasha gusenga kugira ngo Uwiteka ashyigikiriye uwo mugambi mwiza ugize wo kumwiragiza no kumuragiza ubuzima bwawe. Uwiteka Mana Nyiringabo, turagushimiye kubw'ijambo ryawe twumvise. Komeza umuntu wumvise iri jambo kugira ngo Umwuka Wera akomeze kurimusobanurira kurushaho, amenye ko agomba kukuragiza ubuzima bwe, amenye ko agomba kukuragiza akazi ke, amenye ko agomba kukuragiza igihugu cye, itorero rye, inshingano afite, imirimo akora, akazi akora, nawe ukaza ugahesha umugisha ibyo akora. Umugisha abantu bawe badukurikira mu kiganiro Umutsima wa buri munsi, umugisha abantu bawe badukurikira kuri iyi channel, mu biganiro Weekend n'Imana, mu biganiro tubwiriza bitandukanye, bagakurikira ibi biganiro. Iri jambo ribe rinini muri bo, ritanga umugisha ku bacuruza, ku bakorera leta, ku bikorera, abashomeri bagirirwe neza nawe, abarwayi bakizwe nawe. Tanga umugisha kuko duhisemo kuguhungiraho. Ngwino twubake utugirire neza ku bwa Kristo umwami wacu. Amen. Imana ibahe umugisha. Heavenly Father, we come in faith. Almighty God, we call your name. You change the story, you break the chain. You lift the weak and you heal the pain. You love us first, you fight for us. When fear speaks loud, you keep us sure. Every secret plot, every hidden dart, you see it all and you guard our heart. So we lift our hands and we stand in trust. Your power is higher, your love is enough. What was written wrong, you can right it right. In the name of Jesus, bring dead things back to life. Jesus, change our history. Jesus, change our history.
Transform our lives in your holy name. Cancel the evil, put shame to shame. Heal every body, restore every soul. What we have lost, make it fully whole. Where something died, let it live again. Where doors were closed, let them open then. Every waiting prayer, every whispered plea, we place it